Jean De Dieu Kalinijabo murakoze kwemera kuganira na ZOOM TV24. Amakuru ari kubu nuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi cyangwa se rwatangaje ko rwatangiye n'iperereza kuri bwana Bamporiki Edouard. Uyu yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, ariko akaba akurikiranweho kugeza ubu ibyaha bifitanye isano na ruswa. Aya makuru nk'abanyamakuru mu bimazemo igihe yakiriwe gute? Ni ibisanzwe ko leta y'u Rwanda leta itihanganira imikorere itanoze y'umuyobozi uwo ari we wese. Icya kabiri, Bamporiki Edouard urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko akurikiranweho ibyaha bya ruswa, kandi icyaha cya ruswa ni kimwe mu byaha byahagurukiwe mu Rwanda. Ubwo rero ntabwo bigiye byatunguye kuba byatangazwa ko umuyobozi mu rwego runaka akurikiranyweho ibyaha bijyanye na ruswa. Ikindi cya kabiri ni uko kuba Bamporiki yabikurikiranwaho ntabwo ari ibintu bishya, kuko uretse nawe hari uwitwaga Isaac Munyakazi nawe yagize abikurikiranwaho, nta nubwo ari bo ba nyuma, si nabo ba mbere. Kugira ngo icy'ingenzi ni ukureka ubutabera bugakora akazi kabo. Muri hanze aha cyangwa mu bamubonaga Bamporiki bahamya ko yari umwizerwa ku buryo ibyaha nk'ibi atakabaye abikurikiranwaho, bakanabishingira ku kuba yarayoboye itorero ry'igihugu. Nawe niko wabibonaga? Nta muntu n'umwe mu Rwanda w'umwizerwa ku byaha bya ruswa, kuko buri uwo ari we wese yagwa mu cyaha nk'icyo ngicyo bitewe n'impamvu iyo ari yo yose. Nubwo tubona abaminisitiri cyangwa abayobozi mu nzego runaka bahembwa amafaranga runaka, ntabwo bibuza ko n'ubundi batangazwa ko nabo baguye muri ruswa. Ntabwo rero njye byantunguye, n'utari uriya twazamubona cyangwa tuzamubona igihe icyo ari cyo cyose mu bijyanye na ruswa. Njye ntabwo byantunguye. None kugeza ubu hari abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza bimwe mu byo Bamporiki yagiye avuga, birimo kuba yarashishikarizaga abantu gukunda igihugu cyane cyane, ndetse akagaragara nk'umuntu w'imbere cyane mu bantu bagaragaza ko bakunze igihugu. Iyi kuba yakurikiranweho ibi byaha bifitanye isano na ruswa, urabona imvugo ihabanye n'ingiro nk'uko bamwe bari kubigarukaho? Ntabwo ndi bwifatanye nabo ngabo, nta nubwo ndi bucire Bamporiki iteka, kubera ko ntabwo ari we muyobozi wa mbere ukurikiranyweho ruswa, si nawe umuyobozi wa nyuma uzayikurikiranwaho. Ariko icyo navuga ni kimwe, ni uko hari ibyo umuntu avuga, hari n'ibyo akora. Abantu muri rusange tugira karagiteri eshatu. Hari abo turi bo ba nyabo, ari we muntu ngewe Kalinijabo nziranyeho n'Imana yanjye. Hari n'uwo nereka abantu ko ndi we ariko atari we ndi we. Hari n'uwo nifuza kuba we ariko atari we ndi we. Izo ni karagiteri eshatu za muntu, yaba uwafashe Bamporiki, yaba gucira urubanza Bamporiki. Buri wese afite izo karagiteri eshatu. Afite karagiteri y'uwo ari we, afite karagiteri y'uwo yifuza kuba we, akanagira karagiteri y'uwo abantu babona ko ari we kandi atari we ari. Ntabwo rero njya bitindaho ibyo bintu byo kuvuga ngo Bamporiki ngo runaka, ese n'Abamporiki gusa, singitindaho ngo Didasi ngo Kalinijabo ngo Bamporiki. Oya, buri wese icyagaragaye nicyo cyagaragariye, ariko kuba ari Bamporiki, kuba ari runaka, ibyo ntabwo nyine, kuko iyo utari uyu nguyu ejo azaba uyu nguyu. Hari imwe muri videwo ze zakunzwe mu ruhando rwa politike, aho yavugaga ko hari abantu bategana imitego aho kugira ngo bashakane ibisubizo. Mu busesenguzi bwawe cyangwa uko ubibona, urahamya ko cyangwa birashoboka ko iyi ruswa yaba yarayitezwe cyangwa nawe yayirya nk'uko abandi bayikurikiranweho? Didasi, ntabwo mbizi niba Bamporiki yarya ayirya, ariko igihe iyo kigeze cy'umuntu ibikwiye kumubaho bimubaho. atari na Bamporiki nawe ubwawe igihe cyawe nikigera nanjye ubwanjye igihe cyanjye nikigera ibikwiye kumbaho bizambaho cyangwa ibikwiye
ntabwo njya ntinda muri ibyo bintu yafashwe kubera ko impamvu izi n'izi urabizi ko hari hamaze iminsi havuga ibintu bya Prince Kid hari n'abavuze bati Prince Kid yarafashwe kugira ngo abantu bibagizwe ibijyanye n'inzara n'ubukene kwiyongera ko kwikira no kwiyongera ko kuba abantu bafite ibibazo bibahangayikishije ngo bazanwa Prince Kid imisoro ikabije kuba COVID-19 irimo ituma abantu batabona amafaranga ibintu nk'ibyo biravugwa none baravuze bati Prince Kid nawe baratwibagije kugira ngo bazane Bamporiki. I don't care about that. Nta kimwe nitayeho kuko politike nzi ko politike igira ibyayo n'igihe cyayo n'ibyo ivuga n'igihe bivugira ibyo ntacyo nge bintwaye. Icyo nshaka kukubwira ni uko Bamporiki kuba yafatwa n'igihe yafatirwa bifite igihe cyabyo bifite n'impamvu bifite n'uburyo bizakurikiranwa. Icyo nitayeho ni ukuba gusa ubutabera yaba ari we ari umwere cyangwa se yaba hamwe n'ibyo ashinjwa bizakurikizwa mu rwego rw'ubutabera. Hari ababikurikirana abandi bavuga ko umuyobozi nk'uyu wo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bitangazwe byonyine ko akurikiranweho ibyaha nk'ibi bya ruswa atari ibintu bishobora guhubukirwa nibura haba hari ibimenyetso kimwe bibiri simusiga. Nawe niko ubibona? Njyewe ntabwo ndi mu nzego zikora iperereza mu Rwanda ariko icyo ntekereza ni uko inzego zikora iperereza mu Rwanda ku byaha runaka atari izi ngibi bya ruswa n'ibiki ziba zigomba kuba ziri porofesiyoneri. Icyo ntekereza kindi ni uko ziba zitagomba gukorera mu kwaha kwa runaka cyangwa runaka. Icya gatatu ni uko niba inzego zikora iperereza mu Rwanda ku byaha runaka zishobora kugaragaza Bamporiki nka minisitiri, ejo zikagaragaza Didasi nk'umuturage, mu gitondo zikagaragaza Kalinijabo nk'umukozi wo mu rugo rwa Didasi, ni ibintu biba bigaragaza ko ibyo byose zifitiwe icyizere kandi zizewe ku rwego runaka. Ntabwo rero navuga ngo zishobora kurenganya kanaka zikarengera kanaka, oya, kuko hari n'abantu babizi twabaga twumva ko badashobora gukorwaho iperereza, twabaga twumva ko mu myaka ya kera, ariko uko imyaka igenda isimburana, uko imyaka igenda yegera imbere biragaragaza ko nta muntu kamara. Ejo ushobora kumva na kanaka yakozweho iperereza kubera impamvu runaka. Njye rero ngenda numva iby'inzego zikora nkavuga nti ibi birashoboka ko ari byo, ariko nk'umusesenguzi nanone ibi birashoboka ko atari byo, kuko nkareba nkavuga nti niba urwego runaka ruri gukora iperereza kuri Kalinijabo ushobora kuba n'urugero yarakoze igikorwa iki n'iki, nanone bitewe n'uburyo nziranye na Kalinijabo nkavuga nti oya, Kalinijabo uburyo muzi ntabwo bwaba ari ubwo, ariko nasubira inyuma muri za ingingo eshatu nakubwiye z'umuntu zo kuba uwo ari we wifuza kuba we n'uwo yerekana ko ari we, avuga ntabwo naca urubanza aha ngaha. Ntabwo rero ntekereza ko kuba Bamporiki bavuze ko akurikiranywe ku byaha bya ruswa aka kanya ntabimushinja cyangwa ntabimuhamya, kuko ntabwo tuziranye, sinigeze muha ruswa nigeze ayima, nta naho nigeze mbona yitanga. Ntabwo nahita nemeza ibyo ngibyo, ahubwo nabiharira ubutabera. None Kalinijabo Bamporiki yaje yiyongera ku rundi rutonde runini rw'abandi twakwita abanyepolitike bo mu nzego zo hejuru nabo bashinjijwe ibyaha bya ruswa, n'abandi ndetse leta y'u Rwanda yagiye igaragaza ko ntawe uri hejuru y'amategeko. Iki cyo kuba umunyapolitike ku rwego nkuru yakurikiranwaho ruswa ndetse bagahamwa ibyaha nk'ibyo ni ikimenyetso cy'uko mu Rwanda koko nta kujenjeka ku bigendanye no guhangana ruswa. Bidasi kuba uri umunyapolitike ntabwo biguha ubudahangarwa kuri ruswa. Icyo ni ikintu cya mbere abantu bose bakwiye kumva. Urimo uranyumva? Ndakumva neza. Ntabwo kuba uri umunyapolitike biguha ubudahangarwa kuri ruswa, kuko ruswa ntabwo iribwa
n'abakozi bo mu rugo nta biribwa abakora ibinyibi cyangwa ibinyibi oya ngira ngo wumvise minisitiri yashyize bavuga ngo pesikide ngo ibyaha by'inshimishamubiri ngo ihohotera rishingiye ku gitsina sinzi ibintu bavuze byinshi mu bikorwa ariko ruswa ntabwo ari ikintu gishobora kuba umwihariko w'icyiciro runaka cy'abantu abasirikare abapolisi abanyamakuru abanyapolitiki abaki oya muri buri rwego buri wese yarya ruswa cyangwa yatanga ruswa sibyo niyo mpamvu ntashobora gufata abantu iki ngo mushyire muri kadire runaka ngo mukategorize ngo muvuge ngo yagize atya kuko uribuka ko muri kongere ya RPF iherutse perezida wa repubulika akaba na chairman FPR Inkotanyi yavuze ko no mu nzego z'igisirikare kugira ngo umuntu yakoraga ku rutugu umukuru w'igihugu bamuzamure hashobora kuba harimo ruswa ishingiye ku gitsina ntabwo rero nshobora kuvuga ngo birantunguye birantangaje biranshimishije birambabaje bigize bite kubera ko ari Bamporiki oya mu kinyarwanda n'umwebwe muvuga ngo umugabo ugaseka imbohe ruswa uwo ari we wese azayigaragaraho muri iki gihugu cyangwa se azayigaragaramo cyangwa azayivugwamo bitari byo kubera ko muri Afurika turacyafite ikintu cyo kumva ko serivisi igomba guhabwa umuntu kubera ko nawe yagize icyo atanga cyangwa kubera ko yihutishwa kubera runaka ntabwo ari Bamporiki gusa kubera ko n'ubu ushobora kuza kunsaba serivisi ndi hano muri mu kigo cya leta runaka n'ise RDB ariko kubera ko ari Didasi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi uje avuga reka byihutisha ko nzi ko nabyihutishiriza Elia w'umuturage wa hariya ku Gisozi ibyo ubwabyo nabyo ni ruswa nubwo ntabigaragaza nubwo nta n'uburyo RIB cyangwa izindi nzego zabigaragaza kwihutishirije serivisi kubera kuri kanaka ariko ni ruswa kubera ko uzi ko ejo cyangwa ejo bundi namwe nzaza iwawe ukaba wangira gutya ntabwo bivuzwe kubera ko atari amafaranga wampaye kubera ko atari icyo wampaye ariko birahari ikindi ruswa nk'iyo ngiyo iri ruswa iri mu buryo bw'icyubahiro iraniganje cyane no kurenza imwe Bamporiki bashobora kuba bari kumushinja iyo ruswa y'icyubahiro kubera ko uri umuyobozi wa RBA kubera ko uri umuyobozi wa TV1 kubera ko uri umuyobozi wa Primo Media akira ndanago serivisi neza sibyo iyo ruswa muri serivisi nayo irahari n'ubwo ushobora kugura inzego za leta cyangwa izindi nzego kwisahura ntabwo rero kubera ko uyu nguyu yabifatiyemo cyangwa ko bwari kuyishinzwe cyangwa kubera ko uriya runaka ngo tubiyite ruswa tubikuririze tunabishyize tunabipakagize tunabitangariza abantu ntabwo na media dukwiye kumanza kwitonda urabizi ko turi mu cyumweru cyahariwe itangazamakuru media nayo ikwiye kubanza kwitonda ikabanza igakora ubushakashatsi n'iperereza ku bijyanye n'izi ruswa ntabwo ari ububiko abantu babifatira aho ngaho bakabyakirira aho ngaho Kalinijabo wenda tugana ku musozo RIB mu byo yatangaje ko Bamporiki afungiye iwe mu rugo bitandukanye n'izindi statement za RIB twajyaga tubona ko afungiye kuri station ya polisi runaka ibyo byo hari ikinyuranyo bitanga cyangwa hari icyo byishe ntabwo nge ahubwo no gufunga umuntu ubundi gufunga umuntu urabizi ko mu mategeko aba ari option yayo kumubwira ngo bamufungiwe mu rugo bamufungirana gufunga umuntu n'igomba kuba ari iya nyuma sibyo so gufunga Bamporiki ntabwo bikwiye kuri ngewe kubera ko niba ari ruswa kandi ari umuntu w'umuyobozi ashobora gutoroka igihugu mu buryo bworoshye bakabaye bavuga bati turi kumukurikirana ntabwo turi kumukurikirana ariko nanone iriya ni intambwe nziza yo kuba bavuga ko bamufungiye mu rugo
kubera ko abenshi babafungira muri sitasiyo za ribu cyangwa polisi mbizi nako ni agatambwe keza ko kwishimirwa kuba ribu yamufungiwe mu rugo mufungiye muri sitasiyo ya ribu cyangwa ya polisi ahantu ari kumwe n'abantu bibye inkoko nk'umuyobozi mukuru mu gihugu bakaba bamufungira ahantu ari kumwe n'abantu bibye ijerekani sibyo uratekereza ko aho mu rugo afungiye ariyo wenyine aho ngaho nicyo kibazo gufungira umuntu mu rugo mu Rwanda ntabwo tubizi ntabwo bisobanukiwe nta nubwo dusanzwe tumenyereye kuvuga ngo wenda urugo rwe rurinzwe n'abajete rurinzwe n'abapolisi cyangwa n'abaribu cyangwa let's say harya bari abantu bambara ingofero zo nuza n'ibandi bariya ba military police bose ko batamufunga ko bashinzwe discipline y'igisirikare ariko kumufungira mu rugo by'ubwabyo ni akantu keza kagaragaza ko ubutabera bw'u Rwanda bwakabaye butera intambwe yo kuvuga ngo niba nanjye Kalinijabo nakoze icyaha nibabe bamfungiye mu rugo mu gihe mutarajyana muri izo kasho za polisi n'ibiki bajya kuzuza bya bindi tuba tubona muri raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda kugira ngo amagereza mu Rwanda ruzuye 24% akoreka tugashima ariko kundi ubona umuntu akibaza afungiye mu rugo iwe ese gufungirwa mu rugo iwawe bivuze nta telefone witaba ujya kuri interineti hari abarinzi wawe mu rugo nturi busohoka ngo ugere ku irembo iyo umuntu akibaza utuntu muto twose niba uvuga ngo ufungiye umuntu mu rugo iwe ntabwo mu Rwanda kondisiyo zo kuba ngo umuntu afungiwe mu rugo bivuze iki bivuze ko atari busohoka ajye kuri Kimironko market hariya ku Kimironko ubu ukurikije Kicukiro ntabwo ari buve aho afungiwe wowe ukurikije uko n'ubundi umuntu aba asanzwe akurikiranyweho ibyaha wumva koko yaba ari umuntu uri kwidegembya aho mu rugo oya ntabwo yakidegembya ari kwidegembya mu rugo rwe kuko niba afungiye ariko ntabwo ari kwidegembya kuba yava mu rugo akajya muri siporo kuba yava mu rugo akajya wenda inshuti ye yagize aniveriseri oya ni imyumvire yanjye n'imitekerereze yanjye ariko ikibazo ni ukuba tutabizi ngo iyo ufungiwe mu rugo yawemerewe iki uba wangiwe iki cyangwa se ibyo uba udafiteho access n'ibihe ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni intambwe nziza kubera ko kuzuza amagereza mu Rwanda ntabwo ari ibintu byiza kuvuga ngo umuntu ngo wese ukoze icyaha baramujyana muri gereza ntabwo ari ibintu byiza yerekana ko ari Kalinijabo na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yarabyamaganye n'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu bose barabyamagana urumva ikindi n'aya maraporo agaragaza uburyo mu Rwanda abantu bafungwa nayo avuga ko bitari byiza tugize amahirwe abantu bose bafungwa nka Bamporiki cyangwa abantu bafite ibintu runaka bajya bafungwa nka Bamporiki mu gihe babona ko ibyaha byabo atari ibyaha bishobora gutuma haba ikibazo runaka cyo kuba barekuwe cyangwa bakurikiranwa bari hanze byateza ikibazo wenda dusoza akabazo ka nyuma k'amatsiko abantu baribaza ibi byaha biramutse koko bihamye Bamporiki ukurikije n'ishusho yari afite hano hanze aha mu bigendanye no kugaragaza ko akunze igihugu ndetse yanagikoreye mu bice bitandukanye no mu ngeri nyinshi anashimirwa n'uruhare rwe nawe ubona ko ibi byaha biramutse bimuhamye yaba atengushye perezida wa repubulika ibyo bintu mbajije biraremereye cyane kuko gutenguha perezida wa repubulika ni ibintu bisanzwe ku bayobozi yizera bashyira mu byanya ntabwo ari Bamporiki ubaye uwa mbere se nawe ubaye uwa mbere nabo bataramutenguha bashobora kuzamutenguha nubwo ntabizifuriza nubwo arabiga bimwifuriza kubera ko umuntu ni umuntu nyine nakubwiye karagiteri 3 za muntu hari uwo ari we hari uwo yifuza kuba hari n'uwo yerekana ko ari we you judge someone ucira urubanza umuntu cyangwa ugaragaza ibyo umuntu yakoze ari uko umubonye n'aba ngaba tutarabona ntabwo ari uko bivuze ko ari ahere cyangwa se ashobora no kurangiza manda ye nka minisitiri cyangwa nka niba ari manda kandi ntibagira manda ariko atari uko ari mwiza ari uko gusa avuga ngo sinshaka gutenguha uwangiriye icyizere sinshaka gutenguha abanyarwanda sinzi niba uri kunyumva neza aho hantu ntabwo ndakumva donc
umuntu akaba atari mwiza muri we ariko akavuga ati reka nigaragaze nk'aho ndi mwiza kugira ngo na manda yindi izaza na perezida wundi uzaza uzabone ko nari wa muntu w'umwizerwa. nta bantu bise bari muri iyi ngoma bari mu Habyarimana bari no mu ya Kayibanda. Ni uko se izo manda zose cyangwa izo nizo zose zakoze ibyiza ni uko nawe yakoze ibyiza oya, ariko yagaragaje ko ashaka wenda kwigengesera no kwigaragaza nk'umwizerwa n'umwiza mu bandi ibintu nk'ibyo. Ntabwo kuri Bamporiki ngiye nshobora kumucira iteka, ariko nta n'ubwo Bamporiki ushobora kumushimagiza nk'umuntu utarabashije wenda kwishushanya no kwigaragaza nk'umuntu wagaragaza ibyiza aho kugaragaza ibibi niba ari ibibi bamubonyeho. Uravuga ko ashobora kuba yarishushanyije akiyoberanya? Oya, yagombaga kugaragaza uruhande rw'umuntu nyine mwiza, ariko ntabwo ariko yagaragaje. Nicyo nshaka kuvuga, kubera ko aba bandi batagaragaje ko ari beza, nako bagaragaje ko ari beza, ntabwo ari uko ari beza, nta nubwo ari uko ari babi, ariko nuko bashaka ko kugeza uyu munsi tubona ko ari beza. Niba afeyirinze cyangwa agize intege nke zo kugaragaza ko ari mwiza, twimucira iteka, kuko n'aba bandi hari igihe bazagaragaza ko n'abatari beza. Wigeze kuvuga ko ngo hari n'abandi bashobora kuza vuba ukurikije uko iyi nkubiri yo kurwanya ruswa ihagaze? Kubera iki se? None se niwe wa nyuma cyangwa niwe wa mbere? Ntabwo ari we. Niba atari we rero nyine byitwa cyagitegereze twari nk'abandi. Niba wibuka muri kongere ya RPS ejo bundi umukuru w'igihugu yavuze ko hari abantu nabikubwiye mu kanya atari bo bonyine, avuga ati nibura ahantu n'ibitwararike bagire bate, ariko ntabwo ari uko ari Bamporiki gusa. Sinzi niba wumvise na Merari mpabwa n'amaguru, visi meya w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire, urumva? Yego. Ashinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, nawe arimo arashyirwa mu majwi ko bafatiwe muri Grand Legacy hoteli iri i Remera mu mujyi wa Kigali, ngo bagabana amafaranga ari hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 5. Nabonye umunyamakuru witwa Byinshi ukunze gukora inkuru tukumva bivugaho. Ntabwo ari wowe wenyine. Sibyo? Yego. Reka twe kwibanda kuri Bamporiki ariko hari n'abataravugwa bandi nabo ubwabo bashobora kuzavuga. Jean De Dieu Kalinijabo, uri umunyamakuru ariko kandi unasobanukiwe cyane ibya politike. Turagushimiye kubw'umwanya wawe duhaye n'ubusesenguzi butandukanye. Twizere ko n'undi munsi tuzagukenera, n'ubundi tuzakomeza tukungurana ibitekerezo byakomeza kubaka no kubura amaso cyangwa se gukesha amaso y'abanyarwanda bakabona ibyo twe tudakunda kubona, cyangwa bya bindi tuvuga ko biba bihishwe inyuma y'amarido. Murakoze cyane ZOOM TV.